turebe rero iby'ibanga ry'inyigisho za Kristo, kuko tuzi neza ko nta kabuza tumaze kumenya ko ibintu byose batubwiye ari ibinyoma babeshye kuko babihinduye. Ese uramutse usanze ibanga Kristo yavuze atari ukwemera buhumyi gusa, ahubwo ari ugufata ubumana bukurimo kugira ngo ububyutse bwongere bukugeremo, usanze agakiza katari hanze, katari kure yawe, nta n'ikintu gakeneye cyangwa ikintu runaka kagomba kugenderaho, ahubwo kari muri weho. Ese usanze ibitangaza nyabitangaza Kristo yakoze, cyane igitangaza bavuga cyane cyo kugenda ku mazi cyangwa gukiza abarwayi, atari ibitangaza bikomeye cyane, ugasanga ahubwo ukuri gukomeye Kristo yaje kutubwira kwari ukugira ngo ubyutse Kristo uri muri weho, usanzwe uri muri weho, kugira ngo ube nka we nk'uko yatubwiye. Wibuke Kristo yaratubwiye ngo ibi nkoze mwebwe mushobora no gukora ibirenzeho. Ibyo yarabitubwiye, ariko wibaza impamvu izi nyigisho tutaziga ahantu na hamwe kugira ngo uwo Kristo urimo abyuke. Wibuke kangoye gihamya, inyigisho za Kristo, uko bamugambaniye, uko bamubambye, uko yapfuye, uko yazutse, byose uko byagenze, ibi byose by'uruhererekane, kuko inyigisho ze bagombye kumwica kugira ngo basibe ibimenyetso n'inyigisho ze, bazi ko bizasibangana burundu, ariko bikangana amagingo imyaka ibihumbi n'ibihumbi, inyigisho ye ikaba ihari. Kuko inyuma yaho batwitse abantu bafatanaga inyigisho za Kristo, ibitabo bya Kristo, bakababamba, bakabatwika babona, bakabahamba babona. Ibyo byose byatewe n'iki? Ikiremwa muntu uyu munsi urakibwira ibintu byose batubwiye n'ibinyoma ntibabyumve. Ngaho ishyire mu mwanya w'abo bantu batwitswe, bahambwe babona, abo bantu bose wumva ikintu bazize muri icyo gihe, wumve noneho uburemere bw'inyigisho za Kristo z'icyo gihe, wumve noneho nuko imyaka yagiye ishira, dufatiriwe n'imyaka 2500 kugeza uyu munsi, wumve noneho ubwo buyobe turimo. Ni ukuvuga ngo bafashe za nyigisho za Kristo zamubambishije z'ukuri, zavuga ko Kristo n'ubwami buri muri weho mbere na mbere ya byose, barahanagura neza. Ariyo mpamvu ngewe mvuga nti ntashidikanya ko ibintu byose babigize amacuri. Tugute rero, Kristo ntabwo yazanywe no kugira abantu benshi bamukurikira, ahubwo yaje kubaka abantu bagira ubukristo nk'ubwari muri Kristo ubwe mwenyewe. Atari kuvuga ngo uremera cyangwa ukurikira n'ubuhumyi, ahubwo guhumuka ukabona ko ibyo yavuze Kristo koko ari muri weho, kandi ubwami buri muri weho, butari hanze, butazaza nyuma, ahubwo buri muri weho imbere. Ibyo nibyo byazanye Kristo, nizo nyigisho yishaga, ariko baraje byose babigira amacuri. Kuki babigize amacuri? Reka turebe impamvu uyu munsi bikomeye, tugomba kumenya impamvu kandi noneho tukabisobanukirwa. Niba ibintu ari ukuri rero, inyigisho za Kristo zose barazihanaguye. Ni ukuvuga ngo idini ry'ikizira ryari ryarahanuwe ryari kuzaza nyuma, ryaje rihindura ibintu byose, ryerekeza abantu bose mu buyobe. Nibyo muramubwira, abantu bose bari mu buyobe kuko basenga ibishushanyo, basenga ibintu bitandukanye, ariko ntibamenya Kristo n'ubwami bibarimo. Ni ukubera iki? Ni ukuvuga rero, iyo umaze kugira ububyutse ukamenya ko Kristo ari muri weho, n'ubwami buri muri weho, ugira umudendezo, urabona, kandi noneho ukagira ububasha n'ubutware. Kuko wibuke Evangelii ya Tomasi yatubwira ngo nushaka uzabona, numenya uzabona byose, noneho bigutera ubwoba, nimara kugutera ubwoba bigutangaze, ariko nyuma y'ibyo byose uzayobora byose. Ni ukuvuga ngo rero, iyo umaze kumenya ibintu byose n'ukuri, ntago uba ukigendera ku madini cyangwa ubwoba cyangwa se abantu bakugenzura kugendaho, kuko kwa kuri wamenye kubohora imbohe. Kuko uvuge, wibuke ko Kristo akubwira ngo numenye ukuri kuzakubatura. Ni ukuvuga rero, iyo ikiremwa muntu nikimara kumenya ubwenge bw'Uwiteka Kristo uri muri bo, ni ukuvuga ngo byanze bikunze, niyo wateka ibuye rigashya, niyo wabigenza ute, ntushobora kubayobora kuko baba bazi ukuri. Niyo mpamvu rero natwe twamenye ukuri biruhije. Uvuga ibintu abantu batari bajya mu kuri bakagucarenga, ukumva no, urababariye, ahubwo ntabwo babazi ibibarimo. Ni ukuvuga ngo rero, ubwenge, ukuri n'inyigisho za Kristo ntushobora kubizika, ntushobora kubihamba cyangwa ngo ubishyire iyo ngiyo igihe cyose ubuziraherezo. No, ukuri kuraza, iyo abantu bamaze gushirika ubwoba, byose byanze bikunze biragaruka. Bivuze iki rero? Bivuze ko ba bandi bahungukira
ni ba bandi bamaze kumenya bisobanura abari bo nk'uko Kristo yabigennye kera na kare ko abantu bazagira ububyutse bakongera kumenya bakibuka neza abari bo, noneho bwa buyobozi n'ubutegetsi bw'igitugu cyangwa ubwoba bukikubita hasi kuko abantu bose bazamaze kumenya ukuri. Abahatakare rero cyangwa se bakahombera ni bande? N'ayo masisiteme y'ubwoba ashingiye kuri cishwaha, ashingiye kuri gira ubwoba, ndakugirira gutya na gutya, ibintu byose bidashingiye ku bubyutse ahubwo bishingiye ku bwoba. Ibyo bintu rero ntago bikora umaze kumenya inyigisho za Kristo. Kandi dukomeze rero turebe impamvu. Ni ukuvuga ngo Kristo ni ijambo rivuga wasizwe wahawe umugisha n'Uwiteka. Bivuze iki? Umuntu ufite urumuri muri we kandi bwa bumana ahura n'ubusabane bw'Uwiteka muri we arabyuzuye. Ntago ari ukuvuga ngo ni izina risanzwe bamuhaye, ahubwo wasizwe n'Uwiteka, ufite ubuntu, ufite ubumana, wisobanukira uzuriwe, ufite kwa gutekereza kwa busabane n'Imana kuri hejuru ya manivo naberetse kugeza kuri za 700 ukarenza, abandi bakibereye muri 0, 100, 200, 300 mu bwoba, mu mashyari, mu matiku, ibintu by'intonganya, kwiyemera. Ibyo bintu byose biri hasi, byibuze ukazamuka ukagera ku mahoro n'urukundo wabishoboye. Ni ukuvuga rero abakera bakundikira Kristo, abamukurikiraga bose kera bari bazi ko Kristo n'ubwami biri muri weho, atari gukurikira buhumyi. Bari babizi neza, bari babizi cyane tubisanga mu Evangelia ya Thomas irakubwira ngo numenya uzayobora byose, atari ukwambaza buhumyi. Kristo ubwe yaravuze ati ubwami bw'Uwiteka buri muri weho. Ntabwo ari ikimenyetso cyangwa se ibintu yapfuye gukubitanga gusa, ahubwo yarabizi neza ko ubwami bw'Uwiteka buri muri twebwe. Kuko ikibazo isi ifite ni uko abantu bose batazi ko ubwami bw'Uwiteka bubarimo. Kandi rero ibyo Kristo yigishaga kera byavugaga buke, byavugaga kubyutsa bwa bumana bukurimo, kubyutsa ububyutse bw'Uwiteka na Kristo kurimo, noneho kugira ngo ukore ibishoboka birenze ahubwo ibyo yakoze. Ibi rero byemezwa n'iki? Byemezwa nuko uko biri mu ijuru, uko tunabisenga, ariko bigomba no kuba hasi. Ni ukuvuga rero hari isoko y'Uwiteka irahari kandi iri muri twebwe, ntago iri hanze yacu. Ibyo nibyo tugomba kumenya rero. Hano reka mwereke aho abantu benshi bayobera. Dore aho abantu benshi bayobera utaruzi. Ibi ngibi rero bivuze ko kumenya ukuri ntago byoroshye. Ni ikibazo gikomeye kuko kukuri ntago ari buri wese kwakira. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bose benshi bamaze kuza hamwe bamaze kumenya ukuri, uko nabikubwiye, ntago ushobora kuyobora mu kinyoma. Uzarebe iyo umaze kumenya ukuri kugira ngo ujye imbizi, ntago wemeranwa n'ikinyoma na gato bibaho. Ntago ikinyoma birarushya, kuko kugira ngo umuntu akwereke ngo umuntu ari gukora ibinyoma cyangwa amafuti akora ibintu bidashobotse ngo wemere, ntibishoboka. Ahubwo ubona ari nk'igitutsi imbere y'Uwiteka, ni igitutsi imbere yawe wa Kristo kurimo, kuko aba yakweretse, uhita ubona ko ari ibintu bibi by'ubugome, ahubwo ukabigendera kure. Nuvuga rero ayo masengero yose, abantu bose bigishwa ibinyoma, bwa butware baragufiteho, bwa butegetsi, ibyo byose bavuga ngo nabahuza bawe n'Uwiteka, byose biragwa kubera ko umaze kumenya ko ukuri kwakubatuye, kwakwetsa urumuri kukujyana mu mucyo aho kugumisha mu mwijima. Nuvuga ngo rero ba bantu batumva, badatekereza, ba n'ibindeba, bakavuga bati ibyo bintu ntago ari ukuri. Niyo mpamvu Kristo yavugiraga no mu migani kugira ngo abo bose banga kubyumva, noneho batakarira icyarimwe, kuko abumva bagombaga kumva. Nuvuga rero ngo ababyemeye bakabikurikira nibo bakizwa, nibo bakira urumuri rw'Uwiteka. Kamwereka rero icyo wakuramo hano uyu munsi. Icyo wakuramo hano uyu munsi ni uko ubumana Kristo yavuze buri muri weho, ntago ari ibintu by'umurimbo gusa n'umutako biri aho ngaho, ahubwo ni uko uri we muri Kristo akaba nawe muri weho, nk'uko bavuga ngo wahambamwe na Kristo uzukana nawe
ari muri weho kuko ariho nawe uriho uyu munsi. Nibyo bisobanuye ko wamenye bwa bumana bukurimo, atari kuvuga ngo ni ukurikira buhumyi gusa bakubwira ukabimira bunguri utazi icyo bivuga. Nuba rero ububyutse ntago bukuvana mu isi urimo, ahubwo bukwereka urumuri n'umucyo, noneho ukagenda uva muri wa mwijima ukaza mu bantu bamenye, ari ugira urukundo, ukagira ubumuntu, noneho ukagira umucyo, bikaba ibintu byizanye muri weho, bikaba nk'ikimenyetso kikuranga. Ni ukuvuga ngo ibintu byose abantu bakurikiraga ubuhumyi byose bari mu bwoba byose birashira. Dore ikibazo rero Kristo yagusigiye kandi kikureba. Dore icyo kibazo ni iki: iyo ukurikiye ibintu buhumyi uri mu bwoba cyangwa se bagushyizeho igitutu, niki wunguka? Byandike utubwire nimba koko waragize ububyutse umenya Kristo uri muri weho, ko nawe ari muri weho nawe uri muri we. Wandike noneho nimba ugikurikira ibintu buhumyi, cyangwa se nimba warahumutse waramenye ukuri kwakubatuye, nk'uko twe tunyotewe kugira ukuri kugira ngo tukugeze hejuru. Nitubura kugeza hejuru, noneho dukore bya bindi Kristo yavuze bikoreke. Mbere yo kugenda rero, reka nkwereke ububyutse, reka bukubere intwaro yawe nshya, bukwibutse ko Kristo ari muri weho bya nyabyo. None utangire wishaka uko wabyutsa uwo Kristo kurimo, ubumana bukurimo, kugira ngo ugire usabane n'Uwiteka. Ukuri rero ntago ari agahato, ukuri ahubwo ni weho ubwawe ufungura amaso ukareba ibyo wabwiwe, ukareba ibiri kuba, ugashakisha kugira ngo umenye ukuri. Bwa bwiyemezi bw'abantu rero nibwo butuma abantu batumva, kandi urabizi ko iyo abantu bari ku bwoba byanze bikunze umutimanama wabo urahavunikira, kuko bacira bugufi ikinyoma aho kugira ngo bacire bugufi ukuri n'urukundo. Ni ukuvuga ngo rero ibabarire wowe ubwawe, kugira ngo ibyo wabeshywe byose bive mu nzira, wisuzume none uvuga uti ndibabariye, ese nabagaho mbere y'igihe cyose. Usome ijambo ry'Uwiteka uryumve neza. Nubwo tuzi ko babihinduye byose, ariko Imana yarabiretse bigumaho, kuko yaturekeye wa mwuka wera niwo uguza n'ijambo. Noneho Imana ikaguha ubusobanuro bwa nyabwo, atari ubusobanuro bwa kera twabwiwe. Noneho ukamenya ko ubwami bw'Uwiteka buri muri weho, atari ahantu uvuga ngo urahita ujya uwo mwanya, ahubwo noneho ukihuza na bwa bwami bw'Uwiteka ukoresha wa Kristo ukurimo. Noneho ubwami bukurimo nabwo akaba ari bwo urimo ubana na Kristo mu mudendezo. Nakubwira rero, Kristo ukurimo, reka gukorera ububyutse bw'imyumvire yawe, kugira ubutwari no kugira ukuri muri weho, kwa kuri kubohora imbohe. Nkabamubwiye nti rero, wowe umaze kumenya ko inyigisho za Kristo zitakubwira ngo ushakire ubwami bw'Uwiteka hanze, ahubwo ibindi byose biri hanze, ahubwo birimo imbere muri weho, ugira ubwo bubyutse. Noneho ufata umwanya wibaza uti, abatwitswe, abishwe babona, abakoreye ibyamfura mbi byose bose bazi iki nimba koko iyo nyigisho ya Kristo itari ukuri? Aho niho uhera kuvuga uti aba bantu niba barazize ibi bintu bikaba byaravanyweho imyaka ikaba irenze 2000 turi mu kinyoma, ndabyukane kanguka, noneho ujye ubusabane n'Uwiteka, kugira ngo Uwiteka aguhishurire Kristo kurimo, ubone kwa kuri kuzatuma ubera abandi urumuri rumurikira bose, kugira ngo baze mu bubyutse, baze mu gakiza nyagakiza, isi yose izamuke. Noneho twiyambure uyu mubisha, mwami w'umwaga wayoboye abantu bose mwirimukiro batabizi. Wewe twabanye rero, nkaho ngushimiye. Imana ikomeze kurinde. Shalom, todaraba, tov meyod.